Yamana mwiriwe neza bakunzi bacu dukundana cyane mukunda kudukurikira kuri channel ya Adidas Rwanda. Nkuko bisanzwe rero tugarutse muri ya session yacu imwe tuganiramo ibintu bitandukanye, showbiz, philosophy, politike n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero twizeye ko umeze neza, amahoro y'Imana muri kumwe nayo. Ubwo ndi kuvuga abari mu majyepfo, majyaruguru, mujyi wa Kigali ndetse n'iburengerazuba n'iburasirazuba. Turizera ko umeze neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kubaganiza kuri topic y'abantu 10 udakwiye kwizera cyangwa se ukwiye kwitondera kugira inshuti. Kuko burya mu buzima iyo uhisemo inshuti nziza nawe bikugendekera neza, iyo uhisemo inshuti nabi cyangwa se inshuti mbi nawe usanga finally bikugendekeye nabi. Niyo mpamvu rero uyu munsi topic y'uyu munsi tugiye kubereka abantu 10 ukwiye kwitondera kugira inshuti. Mukwiye kwitonda cyangwa se topic y'uyu munsi ntago tugiye kubabwira ngo ntimukizere abantu, ntago tugiye kubabwira ngo mujye mureka kwizera. Of course kwizera ni byiza ariko nawe ukagira amakenga. Burya ngo umuntu wizera cyane usanga kenshi ari uhemukirwa. Ni byiza kwizera ariko ugapaying attention. Ubwo rero twizere ko aho uri hose uteze amatwi ugiye kumva iki kiganiro ndetse n'aba bantu ukwiye kwitondera. Umuntu wa mbere ni umuntu utagira amarangamutima. Ujye witondera burya mu buzima bwawe umuntu utagira amarangamutima, umuntu utabona hari ikintu cyamushimishije, umuntu utabona hari ikintu cyamubabaje, ugahora buri gihe umubona ari constant. Ubona ari constant, ubona bese nta feelings, nta mood. Akenshi na kenshi ugasanga niba huye ku muntu tubare ni umuntu ugize impanuka, imodoka iramugushije, arakomeretse, umuntu se aragonze, umuntu se ararwaye. Donc umuntu ari muri danger ariko ukabona nta kintu bimubwiye, agakomeza akihitira, ukabona yabifashe nk'ari no sense. Uriya muntu ukunda kubikora buri gihe, agakunda kuba ameze gutyo buri gihe, utamubona achanginga mood ngo hari ibintu ukunda kumushimisha cyangwa kumubabaza, ukwiye kumwitondera. Uretse no kumwitondera kandi ukwiye no gupaying attention kuba inshuti nawe, kubera ko nkuko atagira impuhwe abandi nawe niko atazakugira impuhwe. Ngayibaze nawe kuvuga ngo rero wahita umuntu utazakugira impuhwe, urumva cyaba ari ikibazo. Twagiye ku muntu wa kabiri. Umuntu wa kabiri ni wa muntu ushimishwa n'ibyago byabaye ku bandi. Wa muntu ubona kanaka agize ibyago, wa muntu ubona kanaka apfushije umuntu, wa muntu ubona umuntu agiye muri danger situation, ukabona biramushimishije, ukabona byamunejeje. Urya muntu uzajya ubona kumubona akunda guhora nezezwa n'ibyago byabaye ku bandi, wa wundi uhora uvuga ngo awa ako gatera imimura kazi mu Kinyarwanda. Uwo muntu ujye umwitondera, kubera ko nawe nagira hirya ukagira ibibazo, finally nawe uzasanga agenda yishimira twa tubazo tugenda tukubaho. Uwo muntu mbese usanga aba afite uburyarya bwinshi. Twagiye ku muntu wa gatatu. Umuntu wa gatatu ni umuntu ushimagiza cyane. Wa muntu hora uza gushimagiza, akubwira uburyo urenze, akubwira uburyo uri umuntu ukunzwe, akubwira uburyo uri umuntu ugezweho, cyangwa se niba uri umusore mwiza, cyangwa se niba uri umukobwa mwiza, cyangwa se niba uri umupapa mwiza, wambara neza, uzi mbese agahora gushimagiza cyane, akwereka ko ibintu byawe byose biri perfect, ari byiza cyane. Uriya muntu ugomba kumwitondera, kubera ko akenshi na kenshi ari abikora kubera uburyarya afite, hari ikintu runaka ari kugutagetingaho, hari ikintu yifuza ko finally yazakwaka. Rero mu kubikubwira ugasanga ni umutego ari kugutega kugira ngo naza kukwaka cya kintu utazabasha kuresista, kuko yamaze kukwica mu mutwe. Ubwo rero mwene uwo muntu ushimagiza cyane nawe ngo ntago ukwiye kumwitondera mu kumwizera, ukapayinga attention. Umuntu uhora kuguza amafaranga, uwo ni umuntu wa kane. Umuntu akuguza amafaranga buri gihe, ugasanga buri gihe
ni wowe source of income, ni wowe ahora yaka amafaranga, kandi ugasanga kugira ngo akwishyure biragoye, cyangwa se ugasanga ntibwiriza kukwishyura. Uwo muntu nawe ukwiye kumugirira amakenga cyangwa se kumugira inshuti, ugomba kubyitondera, kuko usanga kenshi ntago aba ari kubonamo, ntago biba ari ubucuti, ahubwo usanga aba ari kukubonamo inyungu, aba ari kukubonamo nk'umuntu donc akesha amaramuko, cyangwa se azajya akuraho ibintu rimwe na rimwe agashaka no kukwereka ko ari umuntu mwiza, ariko mu by'ukuri kubera ko ahora akwaka amafaranga, kandi ugasanga ntago ari no kurinda rya sezerano muba mwaragiranye. Uwo muntu nawe ngo ubushakashatsi bugaragaza ko ukwiye kugira gute, gusa naho mwitondera. Umuntu wa gatanu, wa muntu uhora uvuga abandi, ukabona ashishikajwe no kuvuga iby'abandi cyane, yewe akabavuga n'ibihuha, inkuru z'ibihimbano, kumugani wa Tom Cruise. Wa muntu uhora ushishikajwe no kuvuga abandi cyane, atuzikanaka uzikanaka, uriya muntu nawe ukwiye kumwitondera, kubera ko uko ashishikajwe no kuvuga abandi muri kumwe koko, ariko nagira hirya nawe ntago ari bugushyiremo imiyaga, nawe arakuvuga, ndetse anaguhimbira, yongeremo umunyu, kandi urabizi ko iyo umuntu akuvuze akanaguhimbira bikwicira CV, bikwicira donc social status yawe. Niyo mpamvu rero mwene uwo muntu uhora ushishikajwe no kuvuga abandi cyane, nawe ugomba gushyiraho akabazo cyangwa se question mark. Ahubwo buriya ukwiye gushishikazwa na ba bantu baganira kuri business, ba bantu baganira ku mishinga, ba bantu baganira ku byubaka. Bariya bantu niyo ukwiye gufokasingaho, mugatindana muganira, kuko akenshi na kenshi hari ibintu ushobora kubungukiraho. Umuntu wa gatandatu, wa muntu uhora ukwigiraho mwiza, kandi ukabona ahora ashaka kukumenya, ubona ashaka kukwinjiramo ngo akumenye neza bya nyabyo, ariko wowe ugasanga araguhisha, ukabona we ari kuguhisha, ntagashaka we kugira ngo umumenye, ukabona arashaka kumenya amakuru menshi akwerekeyeho. Uwo muntu rero akenshi na kenshi usanga ashaka kuguca mu mizi ngo akumenye, azabone, mbese ntashaka kukugirira nabi, azabone uko akubasha, azabashe kubona kote faible zawe, azabashe kubona imizi yawe, abone uko akurimbura. Burya kushaka kukumenya cyane abagira ngo akwinjire mu mizi, kandi urabizi ko igiti iyo wakinjiye mu mizi no kukirimbura bigize gute, biba bishoboka. So pay attention yo kuri uwo muntu uba ushaka kukwinjira ngo akumenyeho amakuru cyane menshi, ariko wowe ubone nta kintu ashaka ko umenya kuri we. Mwene uwo muntu rero ubu nawe ugomba kumwirinda. Umuntu wa karindwi, wa muntu uhorana inzitwazo z'impamvu adatera imbere, ugasanga akenshi na kenshi impamvu agaragaza ko adatera imbere, agaragaza inzitizi, abantu bamwitambitse, abantu bamubereye imbogamizi zo gutuma adatera imbere. Buri gihe agahora agaragaza ko impamvu hari ibyo atagezeho, impamvu abayeho mu buzima runaka, impamvu hari project ye zaferinze, hari abantu bamwitambitse buri gihe, kandi ugasanga niko ameze. Yego biho mu buzima ushobora kugira project umuntu akakwitambika, cyangwa se ushobora kugira inzitizi, ariko ntago ariko buri gihe byakabaye bigenda. Wa muntu we uhora ugaragaza ko impamvu hari ibyo atageraho, hari abantu baba babigizemo uruhare, ejo nawe ashobora kugenda akakuvuga ati burya kanaka runaka niwe burya niwe mwanzi wanjye, niwe udatuma ntatera imbere, niwe utuma ntacyo ngeraho, ibyo ngiye gukora byose aransopanyiriza, aranteranya. Mwene wa muntu rero uhorana inzitwazo nk'izo, ubwo nawe uba ukwiye kumushyiraho ako bita ka question mark. Twagiye ku muntu wa 8, wa muntu uhora ukuza hari uko ibintu bye byose byarangiye, akazi ke kose yakarangije, gahunda zose yazirangije, byose neza nk'uko yabyifuzaga buri gihe, noneho agahora aza kukureba ari uko we byose yabirangije, ameze nk'umuntu uje kukuruhukiraho, ameze nk'umuntu uje kugufatiraho amafuri, niko tuyita, cyangwa se ibiruhuko. Wa muntu rero utakubonera umwanya mu bihe bisanzwe, cyangwa se ngo yigomwe time ye, kuko burya baravuga ngo time is money. Time ni ikintu gihenda, murabizi mwese. Iyo rero uwo muntu adashobora kwigomwa
umwanya we mu gihe cy'akazi, either ngo abe yaza kukureba, akahora aza kukureba ari uko gahunda zashyize ku murongo gusa. Urya muntu ujye umenya ko nawe ntabwo ari urukundo. Uwo muntu ukwiye kumwitondera, kuko akenshi na kenshi abagira ngo akuruhukireho. Ntabwo biba ari urukundo. Twagiye ku muntu wa 9. Umuntu wa 9 ni umuntu udasanzwe, ni wa muntu uhindukana n'ibihe. Uyu muntu waranashekeje cyane njya mbabona benshi. Uyu muntu ni wa wundi ukuzaho kuko abona uri mu bihe byiza, cyangwa se ugasanga yaguciye amazi kuko atakuzi, ariko yaza kumenya ko uri umuntu urenze, uri umuntu wenda tubare mu buzima busanzwe bwacu bwa Kinyarwanda uri umuntu w'umukire for example, ariko mbere akabashwa kugusuzugura kuko yabonye umeze nk'uciriritse kuko atakuzi, ariko nyuma yavumbara ko uri umukire ugasanga yaje kubaha boss ibyubahiro yabiguha, ariko nyuma kuko atarakuzi ugasanga yari yagusuzuguye. Wa muntu nanone uzakuza kuko uri mu bihe byiza gusa, ariko mu bihe bibi ugasanga yagutereranye. Cyangwa se ugasanga ntago ashobora kukwiteza mu gihe uri mu bihe by'ubukene. Ibyo uwo muntu rero nawe ujye umwitondera, ujye umwirinda, kuko akenshi na kenshi hari igihe usanga ari umuntu uri dangerous ku buzima bwawe. Twagiye ku muntu wa nyuma ariyo wa 10. Wa muntu ugira icyo yagukoreye ariko ugasanga burya ahora kikwibutsa. Ugasanga umuntu yagukoreye ikintu cyiza koko, yakugiriye neza, ariko mu biganiro akajya ahora kwibutsa ako kantu. Uriya muntu nawe ukwiye kumwitondera, kuko akenshi na kenshi usanga mwene ibyo bintu byiza yagukoreye hari inyungu runaka wowe utazi yari agukeneyeho. Ugasanga hari inyungu yari agukeneyeho, niyo mpamvu usanga akwibutsa mwene ako kantu, ku buryo akenshi na kenshi iyo izo nyungu abona nazo yagutegaho aba ataragukoreye icyo ngicyo. Urugero, ushobora gusanga umuntu wenda n'urugero ahora akubwira ngo ese ntabwo uzi ko nagukoreye iki n'iki, ntabwo uzi ko ari njye wakurangiye akazi. Akenshi na kenshi wa muntu uhora ukubwira ikintu rero, ariko ugasanga buri gihe ahora kikwibutsa mwene uwo muntu nawe ngo ntabwo ukwiye kumwizera, kubera ko akenshi na kenshi usanga icyo kintu yaba yarakigukoreye kubera inyungu runaka yakwifuzagaho. Bakunzi bacu rero, ndumva nabo ngabo bantu 10 ukwiye kwitonda ndetse no kugira amakenga mu kugira inshuti. Tubabwira ko ugomba kwitonda mu guhitamo umuntu ushobora kukubera inshuti, kuko iyo usemo inshuti nziza nawe ubuzima bukubera bwiza, ariko iyo usemo inshuti mbi turongera tubibutsa ko ushobora kukubera ubuzima bubi. Ibi tubabwiye rero twashingiye kuri philosophy ya Marcus Aurelius, akaba ari Roman Emperor, akaba ari na philosophy cyangwa se philosopher umwaka wa 161, ubwo niho yavutse, aza gupfa mu mwaka wa 180. Iyo ni philosophy rero twashingiyeho kugira ngo tubabwire aba bantu ukwiye kwitondera cyangwa se ukwiye kwitondera mu kugira inshuti. Mu by'ukuri rero hari umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo mbwira ure nkubwire icyo uri cyo. Akenshi na kenshi usanga umuntu mugendana nawe ugenda ufata character ze cyangwa ufata imico ye, ariko abangabo tubabwiye ni abantu mukwiye kwitondera, kuko anytime usanga iyi myitwarire ijyana n'abantu akenshi na kenshi batari beza. Ubwo rero turabakunda cyane, turabibutsa ko kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibintu biganiro byacu, ube update nkuko tubishyizeho, ukwiye gukanda subscribe, ugakanda comment. Ciao, see you next time.